Itariki ya 6 Ukuboza 2025 ni itariki yinjiye mu mateka ya Kiliziya Gatolika y'u Rwanda mu birori by'impurirane byo kwizihiza yubile y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu n'imyaka 125 inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Ibi birori byabereye kuri Stade Amahoro byitabiriwe na Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, Arkiyepiskopi wa Kigali, akaba na Perezida w'Inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, intumwa ya Papa mu Rwanda Musenyeri Ronald Sanchez Katara, abepiskopi, Minisitiri w'Intebe waje ahagarariye leta y'u Rwanda n'abandi ba minisitiri banyuranye, abihaye Imana ndetse n'abakristo bari bakereye ibirori. Stade Amahoro yabereyemo ibi birori ku nshuro yayo ya mbere ivuguruwe, ikaba yaturiwemo igitambo cy'Ukaristiya. Umushumba wa Diocese ya Ruhengeri akaba na Visi Perezida w'Inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, Nyiricyubahiro Vincent Harorimana, mu nyigisho yatanze yagarutse ku gaciro ko guhimbaza iyi yubile, maze yibutsa abakristo ko urugendo rukomeje. Kuri uyu munsi utagira ukusa, Imana iduhaye impano y'agatangaza y'ijambo ryayo ritubwira agaciro ka yubile, twishime tunezerwe. Yubile ni igihe cyo kwibuka urukundo rw'Imana no gusingiza Imana kubera ibyiza byose idahwema kutugirira. Bavandimwe, dusenga ubutarambirwa kandi nta buryarya. Duhimbaje yubile ariko dukomeje urugendo turangamiye Kristo. Nibyo dushoje urugendo rwa yubile ariko dukomeje urugendo turangwa n'ukwizera, nk'uko Papa Francisco yabiturarikiye mu ntangiriro y'iyi yubile ya Kiliziya y'isi yose. Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Nsengiyumva witabiriye ibi birori nk'intumwa ya leta, mu butumwa yatanze yahamagariye buri wese gukoresha uyu munsi neza yiyubaka kandi akemeza kuba umusemburo w'ineza. Abayobozi ba Kiliziya n'abakristo turabashishikariza gukoresha uyu munsi mwiyubaka, mwiyemeza gukomeza kuba umusemburo w'ineza. Uyu munsi kandi mugire umwanya wo kongera gutanga icyizere muri bagenzi banyu. Umukristo mwiza nuharanira ubumwe kandi akaba urugero rwiza mu byo akora byose. Twese hamwe dusabe Imana iduha imbaraga zo gukomeza kubaka umuryango n'igihugu gifite ubuzima bwiza, umudendezo n'icyerekezo gihamye. Mu butumwa bwa nyir'ubutungane Papa Leo wa 14 yageneye Kiliziya y'u Rwanda binyuze ku ntumwa ye Nyiricyubahiro Musenyeri Ronald Sanchez Katara, yashishikarije buri wese gukomeza gushikama ku ijambo ry'Imana no kuba ibimenyetso by'ibyiringiro cyane cyane ku bakiri bato. Your Eminence Cardinal Kambanda, Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, umwepiskopi wa Diocese ya Kigali, Perezida w'Inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, n'ibyishimo byinshi nyir'ubutungane Papa Leo wa 14 yifatanyije na Kiliziya yo mu Rwanda mu gushimira Imana ku isabukuru y'imyaka 125 ubukristo bugeze mu Rwanda. Hamwe na Kiliziya yose yo mu Rwanda aribuka kandi ashimira abamisiyoneri ba mbere bamamaje inkuru nziza n'abandi bose binyuze mu kwizera no kugira ubuntu bayifashije gushinga imizi mu Banyarwanda. Mu gihe hizihizwa intambwe ikomeye, nyir'ubutungane Papa Leo wa 14 arabishishikariza gukomeza gushikama ku ijambo ry'Imana mu bwiyunge, mu mahoro no kubahana. Nk'uko yabivuze ati tugomba guha abandi ibyo twahawe kugira ngo twese tubumwe muri Yesu Kristo. Imiryango yanyu y'abakristo ikomeze kuba ibimenyetso by'ibyiringiro cyane cyane ku bakiri bato no ku bantu bose bifuza gukira no kuvugurura ubumwe. so that we all may become one in Christ. May your Christian communities continue to be a sign of hope, especially for the young and for all who long for healing and renewed unity. Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, Arkiyepiskopi wa Kigali akaba na Perezida w'Inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, yavuze ko hari byinshi bishimira Kiliziya y'u Rwanda yagezeho, ariko kandi hakiri urugendo mu nzira yo kubaka ubuvandimwe n'amahoro. Imyaka 2025 irashize, Jambo waremye ijuru n'isi yigize umuntu,
nk'uko ivanjiri ya Yohani tubwira, nuko jambo yigira umuntu maze abana natwe. Niryo shingiro ry'ukwemera kwacu. Umukristo ni umuntu wemera ko Imana yigize umuntu muri Yesu Kristo, yaje kudukiza, akaba ari byo duhimbaza muri iyi myaka 2025 ishize yavutse ku isi. Turahimbaza Yubile nanone y'imyaka 125, inkuru nziza y'umukiro itugezeho mu Rwanda. Yubile ubu ni ku nshuro ya 5 Kiliziya mu Rwanda tuyizihiza, kuko buri myaka 25 twizihiza Yubile, guhera mu 1925, 1950, 1975 n'iheruka y'ibihumbi 2000. Benshi muri mwe twari kumwe. Ubu rero ku nshuro ya 5 tukaba twizihiza 2025. Yubile ni igihe cyo gushimira Imana, ikaba igihe cyo kwisuzuma no kwivugurura, igihe cyo gufata ingamba n'icyerekezo gikwiye. Kiliziya mu Rwanda imaze kugira amateka arimo ibyiza byinshi, ariko ikagira naho yagiye ihura n'ibihe bikomeye. Nyuma y'ibi birori abakristo baganiye na Radio Mara Rwanda bishimira ko Kiliziya yabahuje n'Imana kandi ngo bigiye kubatera imbaraga mu kogeza inkuru nziza. Twaje twitabira ibirori twishimye, tuzirikana urukundo rw'Imana, cyane cyane kuvaho turi muri Kiliziya Gatolika twabonye byinshi cyane byaduhuje n'Imana. Yubile rero y'imyaka 125 iratwibutsa kongera kwimingiraho amagafu kugira ngo tugire ukwemera gushitse. Ubu mfite imyaka 65, nakoze Yubile y'imyaka 30 ndi kumwe n'umugore. Ndashima Imana cyane kuri uyu munsi mukuru wa Yubile. Ibyo byonyine no kumva yuko ari umunsi twizihizaho umunsi w'icungurwa rya muntu, noneho by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari imyaka 125 ivanjiri igeze mu gihugu cyacu. Dufite ibinezaneza ku mutima, niyo mpamvu twawukereye. Yubile y'impurirane y'imyaka 2025 gucungurwa kwa muntu n'imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda yanitabiriwe na Kiliziya z'ibihugu duturanye nk'u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yizihijwe mu gihe Kiliziya y'u Rwanda ifite amaparuwasi agera kuri 236 ari mu madiyosezi 9, abakristo basaga miliyoni 5, abapadiri 1160, ababikira 3884, abafureri 445, amashuri abanza 1758, ayisumbuye 1052, kaminuza 6, ibigo nderabuzima 107, ibitaro 10, ibigo mbonezamikurire y'abana 163, byose bikaba mu byo Kiliziya y'u Rwanda yishimira mu myaka 125 inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Yubile y'impurirane yasozwaga ikaba yari ifite insanganyamatsiko igira iti turangamire Kristo, soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Pascal Habineza, Radio Mara Rwanda, i Kigali muri Stade Amahoro.